Yo, waviye. Ukiri guteze? Akose uboneze biti ko wari wanzonze. One fresh. Abi nini nshaka kugisha inama ariko sinzi ko ndaza kubikora. Dufite umuntu ushaka gushora imari akagura imigabane. Ariko arimo arashaka ngo byiza ngo tugire 50 n'abagira 50. Sinzi nyine ngo ndiraza kugenda biteke. Iwacu tugire 50 n'abagira 50. Ubwo se yabashoye binganiye. We ntago ikiguze ari kukireba. Icyo arebanye ayo tumuca yose ariko akaba amakinze shuwa ko ari 50-50 ngafite n'indi migabane ngashobora kwitashiremo n'indi ni handi my ideas menshi ngo yataza n'amakuru nyine nawe yagaruza amafaranga yamaze gushora vuba kandi ubona ko dushobora kubyungukiramo. Ibintu byose ni mu nyungu. Nabitekerejeho ndavuga ni wenda ushobora gusanga harimo inyungu nyinshi byatari kurumva amafaranga ke turatuyabitse nundi nanaza letaza n'amande mayide n'abafana n'abakiriya biwe ni mbese ushobora nabo bakiriya biwe bandi mu zindi business cyangwa se ushobora gusanga nafite business ndashaka ko izamukira mu yacu. Then urumva ntacyo twebya bidutwaye ahubwo ikibazo wowe uremera gufatanya n'undi muntu kandi mugana 50 hari ibindi bintu guteganya. Hari akakantu no ugaruga mbere ngo ubone irindazi vie warushonje bya sari n'umujyama w'inshitani twa twicaranye hano uburyo ashuna wo gutya gato kahita risigaza se ntabwo ari by'abagabo na wallahi cyangwa wari kumwe n'icyana wari kumwe n'icyana ariko harwo no nza kugirene hano mu modoka se wewe ndabura wallahi rega njye nabona akora buriza ugira ngo najye naguteza mail ngo uri kumwe n'cyana ujubirya usimbwira ko ninde mugabo zo wari kugira indazi mugenzi wawe twanga soda ahubwo indazi se kutuka no it's okay ibyo bitinda nk'umwana bitinda biye simbitinda onye mbonye indazi mu modoka yawe none se nta mugabo urya indazi umugabo indazi warijya home nyine mu gitondo kuri breakfast not naka ene sasa mu modoka nyine hari umuntu wundi winjiramo ngo aje kurantuza wonge bujya nyanye yagukorere mbyimigati nabivamo nimba kunda mandazi nayo nkajya nyagukorera wakintu kujya wimeza neza mon fils nkunda mama wawe kandi cyane nako kumukunda bivuze ariko gutakubagana ku ruhande ku buryo ntabwo namuca inyuma. Okay, c'est vraiment impossible nabo. Bon, ça c'est bon. Kandi nawe man sa warongoye usinde guca umugore wawe inyuma ni umwanda nta mugisha uzi niyo bya nta mugisha urimo nyine ibyo bintu nabyo ubwabyo nkumva umuntu abakwizeye mukundana noneho umuntu muciye inyuma j'espère ko aba anasuzugura nyine umugore wawe. Of course bitera n'umwaka man ijye umwaka usimbiza ariko nicyo ndeba nuko wenda aba musuzugura ariko shayo nkora ibyo gutya ubona nzababaga ubona hari no kuntu ujya ubuse birabigejeje ngaho utari ntabo vie nge ni queen gusa ubyumve naragukurikije